Mubaha amashyi abantu bakora akazi kenshi, photographers n'aba videographer. Hari ibintu ejo twaze dutekereza, urabona kera hari ukuntu photographer wasangaga ari umwe mu murenge wose. Impamvu abantu basigaye bifotoza bambaye ubusa nuko umuntu afite telefone. Kera ntabwo ari buhamagare gafotozi ngo wifotoze wambaye ubusa, kuko yafotoraga umurenge wose yajya kuyatanga agahera ku rugo rwa mbere. Noneho urugo rwa mbere agezeho kugira ngo agere ku mafoto yabo ntabwo yabaga atandukanye n'ay'abandi bose bo muri uwo murenge, yabaga ameze gutya. Urabona ifoto yawe ifoto jambaye ubusa ameze gutya ngo yawe iri hehe, akagera ku yarunaka wambaye ubusa. Hari n'ukuntu kera amatiku yagendaga aciyemo hari igihe yacaga ngo buretse ngani kwa Venus ngo afite ameza ameze gutya, umuntu ugasanga azi saro yawe kubera photography. Abantu mubaha amashyi. Ariko nanone hari umutipe wanjye ufotora ngo yigeze kujya mu bukwe, abantu benshi iyo bari kurya ntabwo babaha umwanya, birangira sibye ngo amafoto ya marene, ngo marene yanze ko barya mbere, hasohoka amafoto y'abageni gusa, marene na pare ntabahari. Kubera iki? Kuba yo kurakaza videographer barabizi, nimbona bavugira ibintu. Ese muracyahanaguza amafoto? Njye najyaga nibaza ahantu yanduriye, yaragufotoraga akavuga agiye kuyahanaguza, ivumbi ryabaga ryavuye muri izo kamera zanyu. Tujye kwakira umunyarwenya mu Gatsata witwa Rumi. Muhamashyi Rumi. Ikiza cy'abanyarwenya iyo yaje amenyekanisha ni wabo. Nanjye murabizi ko ndi Kanombe. What's up Kigali? Merci. Niba wakiriye umuntu nukarenze ibintu byinshi ni gihe utizeye ko umuntu ari busetse. Bro ntago nakwakiriye. Go. Just go. Oya ntago nakwakiriye. Urumeze neza? Umbaze. Nari mvuze ko tugiye kukwakira. Dushyira mikrofone hasi nge nawe duhoberana. Tutitaye kuri by'akazi. What's up Kigali? Mumeze mute? Mumeze neza? VIP mumeze neza? Ndishimye kubabona. Hari umuco tugira wo kuvuga ngo abantu bicaye muri VIP n'abakira. Alpha mumeze neza? Hano wicaye mu bakire niyo bita VIP. Bro hari ibintu abantu batemera sibyo Franco? Abakine baba. Urugero naguha, iyo umuntu yashaje ari umukire urabibona niyo yaba ari umusaza niyo bamwakire. Reka nk'urugero rwiza rworoshye bro. Umusaza w'umukire wahoze ari nk'umusenateri iyo bamwakire sibyo? Ngazagira ikintu avuga babazi no gukoresha mikrofone. Babitwa neza. Reka twakire François Kanimba. Araza message atanga muraho neza. Ndishimye cyane kandi ubwo n'umusaza Imana ibaho umugisha. Twaje hano mu bukwe bw'abana bacu ibintu byagenze neza. Ukabona ko ari umusirimu. Ariko iyo umusaza yakuze akure mu buzima bubi na mikrofone ntabwo abazi kwikoresha. Baramwakira tuvuge bakire Ruferedi akaza. Ngo abana bacu barongoranye. Nguriya naramureze. Ngo nta numwe wagira icyo ambwira. Ngo uko n'abana banjye. No bakaza kumwongorera ibyo bamwongoreye aho byavugira muri mikrofone. Ngo babwire ko rwagwa namuntu rukora. Ntago ibyo babongorera nibyo bavugira muri mikrofone. Ndishimye cyane kugera hano. Njya mu rugo ni mu Gatsata. Muri no minsi umwaka uri guhera. Twagize ibihe bitari byiza. Abantu bagiye bitaba Imana, sibyo? Habaye impanuka zigiye zitandukanye. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Icyambabaje mu mpanuka zabaye, hari umujene wanjye usana bivuga gute. Bambwiye ko gukoresha igikuru atari byiza, ntabwo yari yarakuze neza yerekega nka gutya. Nawe imodoka yaramugonze yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana, tujya kumushingura. Ikintu cyabayemo, twari twirinze guseka. Mu kumushingura, urabona umuntu muremure yitabye Imana, hari ukuntu bashyira isanduku hano, mukaza musezera, mumureba, w'icyabayeho, icyatumye duseka, bakoresha isanduku ntoya bamushyiramo ku buryo twagendaga tuyiherezanya, wararebaga ukahereza na mugenzi wawe gutyo, tukagenda tuyitambaza. Turi gutangira umwaka mu Gatsata ibintu biragenda bihinduka. Urugero nabaha abajura babo bisubiyeho, babaye romantike, umujene agucaho uri kuri telefone akayigucapuza, mukiruka. Wamufata agatava ngakira telefone ya. Ngari kumaza na telefone bakuzongera kubona. Ikintu cyanyemejeje ubundi abajura baje kunyiba baza nko mu masaa 8 z'ijoro babuze icyo banyiba
twita twibera inshuti turiganirira ngo ubi Kigali uzayiba mute bateranya amafaranga ba mabine ngo uzujare bikintu ha duhana n'amanimbero ngo tubonye ikiraka twakubwira. Nigeze kubatera soro kuntu abantu bano muri VIP sibyo hari ubuzima mutabamo. Urabona bisi KBS bisi yuzirimo mwamubyigana ubwira mugenzi ngo winsunika na winsunika. Nigeze gusurika n'umudamu abantu barambwira ati ariko nawe kuntu wasunikanye n'uriya mudamu byasaga nkaho ari igishego. Najya mu mbye niba ari igishego. Umudamu yari ari hano turi muri bisi muri inyuma bisi miragenda umudamu marambwe ngo winsunika nawe namwana nawe winsunika mama. Turi muri bisi winsunika. Ewana dutangira umwaka ari byinshi byo biragenda bihinduka. Insengero baraziceza abantu babeshya. Mu Gatsata no hano hambere umupasiteri yaza kumva neza karimo kubeshya. Sibyo kubeshya urabona ubundi umupasiteri yakuriye mu buzima bwiza sibyo. N'ukuntu asenga n'uburyo yirukana abadayimoni wumva ko harimo ikinyabupfura. Aravuga ngo meje imyuka mibi. Yarimo arasenga. Ariko umupasiteri yakuriye mu buzima bubi bro. Ni yarimo arasenga wumva mu bugome. Sibyo kubeshya nari kumwe n'umupasiteri mo turasenga. Ayimo arasenga twumva aravuze ayimo arikora abadayimoni. Ngo syonyora ngo kubita hasi ngo kandagira. Ngo zengurutse ukubita ku gikuta ngo kuramo ingoto. None ikintu cyatwemeje sibyo ngibyo. Yaravuze ngo siramura yamanye. Ndavuga n'abadayimoni bari isiramuza. Bro mu buzima tubamo iyo tugarutse mu madini sibyo. Hano harimo abarokore harimo abakatolike harimo n'abayisilamu sibyo. Buri amadini agira ukuntu atandukana ariko byagera ku bisilamu bakaba umwihariko. Buri uzika abisilamu hari umuco bagira udashobora kwigana utari umuyisilamu. Ni wiganye uraseba. Abayisilamu uno muco bagira kujyana amazi muri toilette sibyo. Umuyisilamu yajyanye amazi muri toilette agenda nk'ibisanzwe akajya muri toilette uko yagiye niko anagaruka. Aragaruka nk'ibisanzwe niyo akarabye ubona ko nta kintu byiza bimukora bimuteza. Ariko iyo bikoze uri nk'umurokore sibyo no mu ADPR ujyana amazi muri toilette nk'ibisanzwe uko wagiye ntago ari kugaruka ugenda gutya ngo Umuyisilamu yakarabye abayumva byarangiye. Abarokore rero bo niyo wakarabye ntago wizera ko umwana wagushize uragenda ukicarana ukagira guriya ngo ntago bizera. Dusoza umwaka hari ikintu bita New Year's resolution. Ikintu ufata nk'ikintu uzahindura mu mwaka ugiye kuza. Ikintu ngiye nafashe muri make nakonsomaga alcohol kenshi. Ku rwego byigeze kungiraho ingaruka. Reka mbatere story. Umunsi umwe nakoreye amafaranga menshi sohokana umujene mugurira n'inzoga. Turasinda nko masaa 8 z'ijoro amaze gusinda yicaye iruhande rwanjye ahita postinga kuri status ngo rest in peace Rumi. Nonanye mbibonye kubera ubusinzi ndamubwira ngo utambwira ko Rumi yapfuye. Nateze umumotari mu minsi yashize ankwiremera njyanye mu Gatsata. Tugezeyo yari yanyweye agacupa ariko nabizi ahita yihuta amereza 5 ngarura ndihuta. Hasi bujere. Undi mujama wo mu photographe yanyweye inzoga rwihisha urabona ni mu photographe. Anywa inzoga twa mitsingi yihisha. Noneho ahantu bamufata yarimo gufotora yafungaga ijisho urabona mu photographe yarimo gufotora afunga ijisho akarifunga agafotora abantu kubera agacupa gakomeza akarifunga ngo mwegerane. Inzoga ntago ari ikintu cyiza. None iyo zigeze ku bato yutanyweresi urakotora. Ndibuka mu minsi yashize kwanza turi hano muri kugura ibintu baratandukanye. Sibyo kubabeshya hano mu mujyi ari utuboro ubona ukabona ni dutoya sibyo. Ukabona ukagira ngo wanyweramo ikintu. Nagiye ahabora mbona arasirimutse ariko mbona byanze bikunze niyo barenzaho ku biciro ni barenzaho 500. Saba gapeti mitsingi saba n'inkoko ari ku kuguru apana inkoko yose. Nari mfitemo 10 numva ko byanze bikunze biri buhuriremo. Ngiye kumva nicaye numva umusaza yiriye maraburana ngo oya aburanye umukobwa umuseriveri ngo amazi mato ni 1010 hano. Mpita nibaza nabone se ahantu ndi buhishyurije. Iyo turimo kubabwira story duturuka ahantu duturuka n'ubuzima nyine buba buri crazy aho duturuka sibyo. Nigeze gutera story ukuntu twebwe tugira barandi road hari igihe utinda nko kwishyura inzu sibyo. Hari umunani road dufite nawe ni kirara.
we iyo aguhaye inzu asigarana urufunguzo rw'inzu yawe ariko nubimenye. Nigeze gutina nk'amezi nk'atatu noneho nigakate kuzaha naha ninzi nko mu saa 8 z'ijoro. Umunsi umwe arancunga arafungura musangamo nko mu saa 10 z'ijoro. Ahita ambwira ngo ngira ngo umuntu atagufatiranye yakubonara. Sanga yanatetse ngurakuraho naho ibiryo natetse. Yo nabajene baba bari crazy cyane. Gusa ikinangaza cyaho cyane icyo nabonye anima karitse dutandukaniyeho nagiye gusengera Kibagabaga. Uziko Kibagabaga mu nsengero bavugisha ukuri ntago babeshya. Ubu naho duturuka iri kumwe ngurya nkiri yari iteraniro. Pastor yako navuga ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda. Ukabimubwira. Nagiye mu rusengero Kibagabaga nari nicanye n'umusaza byanze kuze nabonaga ameze nk'umusenateri. Pastor arigisha baravuze ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda. Mimi ngiye kumbwira namwe ngo nago ndi mugenzi wawe petit. Ndewe umujene ari nyuma navuga ngo musa Yesu aragukunda ba. Murakoze cyane abakunda duze next. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri restaurant yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanzu irebe neza. Samsung 250. Hongera inyana ubwatsi